hamagara muri ijambo ry'Imana, hamagara muri telefone itishyurwa. Telefone itishyurwa ndagira ngo nyikurangire, telefone itagutwara amayinite. Ni Yeremiya33 umurongo wa mbere kugeza 3 ngo ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye bitabasha gukorwa n'umuntu. Iyo niyo telefone itishyurwa. Iyanjye ndi buyiguhe, ariko iyanjye burya irishyurwa. Imana idutabare, telefone yanjye irishyurwa y'amayinite ashizemo. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Imana ibaho umugisha. Abo tuganira iki kiganiro tugiye kuganira harimo ubuhamya, harimo ijambo ry'Imana mu bice bibiri. Mu magambo makeya ndagira mbanze mbibwire kugira ngo tuganire tuziranye. Izina ryanjye ni TEGANYA Anaclette, papa w'abana 10 n'umudamu. Ubwo dufite umuryango w'abantu 12. Kavukireho umubiri ni Cyangugu Nyamasheke, ariko kuko kugira neza kw'Imana ntuye i Kigali muri Gasabo umurenge wa Nduba. Nkaba nifuje kuganira namwe ubu butumwa muri aka kanya kuri cano inzira y'ukuri. Iyo turebye neza ijambo ry'Imana mu bami ba mbere ibice 2:36 havuga amagambo akomeye cyane ngo Salomo ahora Shimeyi. Ngo bukeye umwami atumira Shimeyi aramubwira ati wiyubakire inzu i Yerusalemu uyigumemo ntuzayivemo ngo ugire ahandi ujye. Umunsi wayivuyemo ukambuka akagezi k'Idironi uzamenye neza ko utazabura gupfa, amaraso yawe azabe ari wowe abaho. Shimeyi asubiza umwami ati ibyo umbwiye ni ibyiza, uko ubivuze mwami nyagasani niko umugaragu wawe nzabigenza. Nuko Shimeyi aba i Yerusalemu ahamara iminsi myinshi. Hashize imyaka 3 abagaragu 2 ba Shimeyi baracika bajya kwa Kishi mwene Maka umwami w'Igati. Bukeye babwira Shimeyi bati abagaragu bawe 2 bari Igati. Shimeyi arahaguruka ashyira amatandiko ku ndogobe ye ajya Ikati kwa Kishi gushaka abagaragu be. Nuko Shimeyi aragenda abakura Igati. Nimwakira ijambo ry'Imana. Tugejeje ku murongo wa 40 w'iki gice bivuga ngo aya magambo yakwigisha iki? Shimeyi yarenze imbago, yaraziritse, yarafungiye mu mujyi adashobora kusohokamo ngo agire aho agera. Atabasha kujya Kongo, atajya Uganda, atajya Kenya, atajya Tanzania, atajya muri Amerika, kubera ikintu twita ikigeragezo umuntu agendana aho ari hose. Wowe uteze amatwi unyumva ukabuziritse utarenga umupaka umeze nk'uziritse kubera karande za kavukire. Ye baba we birababaje. Bivuga ngo Shimeyi yaje kwikanga agira ngo ari mu mahoro, ariko nta mahoro yari afite. Yarenze umupaka kandi yaramaze kurahira. Nagira ngo nkwibutse wowe ntandahiro waragiranye n'Imana ukarirenzeho ukarenga umupaka ngo Imana igukebure ikugarure. Ndagira ngo nkwibutse yewe uteze amatwi uri mu bihugu by'abaturanyi, haba Kenya, haba Uganda, haba Tanzania n'ahandi. Ndagira ngo nkubwire ngo yewe munyarwanda ntago warenze indahiro ukarenga umupaka ukawagwa hakurya y'umupaka uzize kutumvira Imana. Ndagira ngo utekereze kuri aya magambo urupfu Shimeyi yapfuye. Imana itugirire neza. Tuyobewe n'ijambo n'umwuka wera uri muri twe. Ndagira ngo mpamirize abantu ibyiza Imana ikora. Uko ndeba gutya mfite imyaka 41 nashinze urugo mu kigeragezo gikomeye kandi gikaze. Mbere yo gusenga rya nkubwiraho gatoya kugira ngo dukomeze. Nubatse urugo Imana imbwira ngo nimpindukire, nanjye narenze imbago, narashayishije, naragiye mu by'isi, numva kwinywera agacupa aricyo kinejeje. Imana intumaho 3 nyisuzugura sinayumvira, bituma mpura n'ibihano bikomeye mu kubakwa kanje, ariko Yesu yabikuyeho maze kumuhindukirira. Nakubwira gashuti yanjye igihano gikomeye nahuye nacyo, nagiye gushyingirwa ngo nsezerane mu Gaturika. Padiri arasiba ntiyaza, dusubira iwacu, umwe asubira iwabo nanjye nsubira iwacu. Nyuma yaho padiri aje arambwira ngo sinaranzwe
kandi twararanzwe amakorari zimperekeza kandi ntasezeranye. Umva iyo nyandiko yo gukebakeba umuntu agasubira inyuma. Ibyo byabaye mbireba. Nashyingiwe bwa gatatu n'umukobwa umwe ari we nasabaga, ari we mugeni wanjye, turi kumwe iyi saha. Aribwo nashyingiwe Methodiste Libre, itorero ry'umwuka wera, Imana ishimwe. Aho niho nongeye kuvumbura ko nari narakebakebye. We muri iyi minsi uhagaze ute? Reka nyikubwira amagambo utekereze nawe, niba utarasuye inyuma, utararenze umupaka, ugarukira aho wari ugeze, kandi utega amatwi iki cyigisho kikugiraho kikuvana naho kikugeza. Ndagira ngo bene data, abo dusanganywe muri uyu murimo, abo tugendana, abo tuziranye, hari amavuta akurayo, hari amavuta akizurubwa, hari amavuta azura, hari amavuta yishyura amadene, hari amavuta acungura konti yawe yari yarasibamye kubera warenze umupaka, imodoka zagushizeho, inzu baraziteje cyamunara, ntabwo washyingiwe, urengeje imyaka 35, ugize 42, ariko ndaguhamiriza amavuta y'Imana ajya avanaho uko kurenga umupaka. Ntabwo ari wabishatse kudashyingirwa, imbere yawe birahari. Nubwo ugeze ku myaka 52, hari abakobwa tujya dusengera baboshye, abo barabohotse. Hari ubuhamya bwo guhamiriza ijambo ry'Imana, Imana idutabare. Abo barabohotse, bari bararenze umupaka, ababyeyi barakoze ibizira, bararaguje. Amina. Ndi kujya numva hari imirindi. Iyo mirindi rero, muturanyi mwiza uraho mu bihugu bya kure, yewe uri muri Amerika, abo tujya dusengana kuri telefone, mu matorero, kuri kamera n'ahandi, bari muri Amerika, ndabifuriza kutarenga umupaka. Mwongere mugaruke, inshuti zanjye ndagira ngo zigaruke. Nta muntu n'umwe Yesu yigeze yanga ngo amugarukire. Uhagaze ute muri aka kanya? Katubanze dusengerera ijambo tugiye kwiga. Nakubwira ko ikura ahantu habi igashyira heza. Mana yacu kandi Mana nziza, uri umutambyi nemera, uri umwami wo kuramburirwa amaboko. Twari duhubanganye mu by'isi, twari twararenze umupaka, ariko ndasengeye iri jambo. Haleluya. Ndasengeye iri jambo, ndasengeye iki kiganiro kugira ngo abaturanyi bacyumva, abanyamahanga, abanyarwanda, abanyakigali, abinduba, yego ariko haleluya, abaparuwasi zacu mu Rwanda. Mana ndabasengeye uko bangana, uhereye ku itorero waguze amaraso, ayiwe data nyiringa wacunguje umwete wawe, yego haleluya. Abo ngabo nabo ndabasengeye, ndabingingiye Imana ishobora byose, ndabohora iminyururu iboshye itorero, ndacagagura imigozi, ndacagagura ingufuri, ndakuraho akagambane Satani agambirira ku itorero, aribuza uburyo, aribuza gutera intambwe. Nanjye ndasenze cyane, nsengera ibihugu bya Afurika ngo Imana ibigirire neza kandi byatuzeho amahoro mu izina rya Yesu. Ubutatu butagatifu, nureka abanyamahanga, nureka abaturanyi, nureka abanyarwanda aho bicaye hose, fungura iminyururu ifunze imitima, fungura iminyururu yo mu ruhago, kuko barahashya ariko ntibagwiza, barabika mu rupfumutse. Turasenze cyane ngo badodere imperezo, bajye babika ibyuzuye, nabo bazatanga ishimwe ko ari amahoro. Ni mu izina rya Yesu, amen. Tumaze gusenga muri iryo jambo, mubo duteranye biteraniro, mubo duteranye tuvuga Imana, tugiye kuganira amagambo magufiya ari mu gitabo cy'umuhanuzi Ezira. Icyo gitabo cya Ezira kirakomeye kucyumva kuri bamwe. Ezira ibice 10, uzahere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 10, ariko jyewe ntabwo ndasoma yose, ndasoma magufiya. Habayeho ijambo rikomeye, Abisirayeli bongera kwitandukanya n'abanyamahanga, ngo nuko Ezira agisenga yatura kandi arira n'amarira, yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana. Iteraniro rinini cyane rivuye mu Bisirayeli, abagabo n'abagore n'abana bato, bateranira aho yarari aho ngaho, kandi abantu barariraga cyane. Iri jambo riravuga ngo barariraga cyane. Nugera ku murongo wa 3 urahasanga ijambo rivuga ngo bararahira. Ezira ararahira yuko bagiye gusenda abagore, bagasenda n'abana,
kuko bari bivanze n'abanyamahanga. Bivuga ngo nawe ushobora kuba urivanze mu bishuko by'isi ugashakiraho inzira itari, ariko hari icyo yakuvuzeho utaravuka. Ongera uzamura ikiganza cyawe aho uri hose, waba uri mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri mu Burayi, waba uri muri Afurika y'Epfo. Kandi bari abarezi, hari abaganga, hari abaturanyi, hari abacanshuro. Yego, Imana igivana ku mwuga umwe igashyira no ku wundi, ivana ku buretwa igashyira ku mugisha. Rahira n'Imana ko nigutabara utazasubira inyuma muri Egiputa. Abantu benshi Imana yatabaye barahiye, bibagiwe ba nyina wabo, bibagiwe ba nyirasenge, bibagiwe babyara babo, bavuze ko nta gishoro babahaye. Abo babateye umugongo, nyamara wivanze n'abanyamahanga, wibagiwe aho wavutse. Ongera wibuke ugarukira Uwiteka, nawe arakugarukira. Iyo twizira ijambo neza ukagera ku murongo waho wa 3 w'icyo gice cya 10 umurongo wa mbere, ukomeje gakeya ayo magambo aravuga ngo iki? Ngo nuko rero none dusezerana isezerano n'Imana yacu yuko dusenda abagore bose n'abana babyaye dukurikije inama ya databuja n'iy'abahindira imishyitsi itegeko ry'Imana yacu, kandi bigenzwe nk'uko amategeko ategeka. Byuka kuko ari ibyawe kandi turi kumwe nawe, ntutinye ubikore. Uyu Nezira babwiraga ngo ntatinye abikore, ntatinye arahire, kuko byari bigiye mu ndero yo kurahira ko babohoje ubugingo bwa benshi bagasubira mu murimo w'Imana. Umva intego mfite. Bibiri irambwira neza ngo rindira icyo Imana yakuvuzeho. Nta muntu Imana yavuzeho kugenda asimbuka aremaye amaguru n'amaboko. Nta muntu Imana yabwiye ngo azasaze yikoreye amaboko. Tugomba gusaza twemye nk'uko Daniyeli nawe yashaje neza, bamuroshye mu rwobo rw'intare. Intare ziraterana ariko ntizamurya we. Imana itabare. Zirasasa ziramwitegura, nta vumbi ryamugiyeho, nta mwanda wamugezeho. Daniyeli avamo neza cyane. Bamuhamagaye mu gitondo basanga ari cyari rya zina Daniyeli, kuko yamanukanye n'Imana hehe? Ikuzimu mu mwobo. Imana idutabare. Nta hantu hugiye muri iyi minsi ngo Imana iguteturure. Nta hantu hugiye mu bikunanije, nta hantu zerereye ukabura iburyo, ukaba urageze mu mahanga ukaburara, ukaba warageze mu mahanga ukabura icumbi, ukabura ubwene gihugu, kandi waravutse nk'abandi bana. Tegeka mu izina rya Yesu, Imana iguhere gakondo ahantu baye, yongeyeho n'ubugingo. Uko niko mbingingiye murakarama. Kandi ndagira ngo dusenga n'Imana ya yindi Dawidi yasenze agiye kurwanya Goliyati. Imana idutabare. Yarabanje arasenga asaba Imana intwaro, atoragura amabuye. Ntiyikanze imbunda zari zihari, ntiyikanze amasasu bari bafite, ntabwo yikanze imyenda ya gisirikare, ntiyikanze indege, ahubwo roto sheke de paya santemene kwa detail. Ahubwo Imana yavuga ibanga agendana, atoragura amabuye 5. Ariko sagize akamaro nangahe? Ni rimwe. Andane yarasagutse. Wowe uri gusagura iki gishobora kuzakwinjiza mu bwami bw'ijuru? Ndagira ngo ndirire itorero, ndi gusengera itorero, nanjye nisengera. Kandi numpamagara kuri telefone ubanza utekereza icyo usaba. Wari ufite uruganda bararugurishije, wari ufite kontineri barazigurishije, zagiye cyamunara. Wakoze iki ngo ugaruze ibyawe byanyazwe? Wari ufite ikibanza barakigurishije, wubatse inzu umuyaga urayitwara, kandi abandi ziracyahari. Warambagije umukobwa baramujyana, baramukwiba, bamera nk'abamusahuye. Mbese wagishije inama Imana, ntiwarenza akagezi. Ndagira ngo muri aka kanya ucyumva iki kiganiro, hari inama nakugira. Hamagara muri ijambo ry'Imana, hamagara muri telefone itishyurwa. Telefone itishyurwa ndagira ngo nyikurangire. Telefone itagutwara amayinite ni Yeremiya33 umurongo wa mbere kugeza 3, ngo ntabaza ndagutabara, ngo nkwereke ibikomeye bitabasha gukorwa n'umuntu. Iyo niyo telefone itishyurwa. Iyanjye ndi buyiguhe, ariko iyanjye burya irishyurwa. Imana idutabare. Telefone yanjye irishyurwa, y'amayinite ashizemo. Tugomba gutegereza ndi umpamagaye ufitemo amayinite makeya arashira kubera ibibazo ufite, ukajya kugura ndi, ariko iyo telefone nkurangi ntabwo yishyurwa. Nshuti yanjye, Imana idutabare. Haleluya. Mbese wowe unyumva
uri kubwira abana ngo batege amatwi. Ese wowe unyumva abana ntibakunaniye ntabwo banywa itabi kandi utararinyweye? Ese wowe unyumva ntabwo banyweye urumogi wowe utararunyweye? Ese wowe unyumva ntabwo abana babaye ibirara ntibarara mu mukingo kandi ufite ibiryo, ufite imodoka, umwana akarara hanze? Mbese wowe unyumva ntabwo waba warananiwe n'urushako? Ese wowe unyumva wagishije inama Imana? Ndagira ngo tekereza aho wicaye, komanga umutima wawe ubwiye ngo Mana ni iki wankorera? Mana ni iki wankorera? Waba umaze imyaka 10 utarabyara, waba umaze imyaka 20 ariko itanga abana iracyahari. Wica mu bapfumu, ngwino nkwereke inzira. Amina. Ngwino nkwereke inzira itagira ikindi kiru kindi, inzira ugobotore aho ibyaye byari bigobetse. Yewe uri hanze y'igihugu we, tekereza aho watakarije, wongere uhindukire, wirenga imbago. Imana ishimwe. Mwaganiraga n'umukunzi wanyu muri aka kanya, nabahaye ubuhamya ntabwo mbusubiramo uburyo inzira zangoye, uburyo nabanje kuruha cyane, narasubiye inyuma, ariko Yesu yangire neza, andiha n'indishyi y'akababaro, angirira neza. Amabana y'umugisha, abana b'umugisha nzababereka n'ingaruka kubwiriza. Bambaye neza, basa neza kuko Yesu yabasize amavuta. Si kubw'inyama barya, si kubw'umuceri barya, erega barya n'ubugari bukabanezeza, erega barya n'inyanya zikabanyura. Uko inyanya zisa rero, Yesu afite amaraso atukuza abantu be kurenza inyanya. Imana idutabare. Yesu afite abantu ajya asiga amavuta. Imana idutabare. Ayo mavuta rero witinya, saba icyo ushaka, ntusabe igice, usabe ibihagije cyane. Uko niko nagira ngo tuganire. Ndimo ndi gusoza ikiganiro muri aka kanya, nta minota myinshi dufite. Imana idutabare, ariko turacyari kumwe. Imana igukureho umwaku, Imana igukureho umwanda, Imana igukureho ibiteye isoni Satani yagukubisemo. Kandi buke ku bitambo bitambirwa Imana bikiriho. Imana idutabare. Tamba umutima wawe, ibindi uzabyongererwa. Imana idutabare. Nta kintu na kimwe itakora. Imana iguha umugisha. Reka dusoreze mu ijambo riri mu rupapuro rwa Yohana wa 3. Yohana wa 3 urabizi ko abanziriza ibyahishuwe agira urupapuro rumwe. Turasoma umurongo wa 13 kugeza 15. Ngo nari mfite byinshi byo kukwandikira, ariko sinshaka kwandikishiriza wino n'ikaramu, ahubwo niringiye kuzakona tukavugana duhanganye. Urasigara amahoro, inshuti ziragutashya, unahiriza inshuti uzivuze mu mazina. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyangogo ndatashya umutware bita Jonathan, ahantu wakunda kwita kuri Tekino. Imana imugirire neza, yambereye umubyeyi mwiza. Ndatashya abaturanyi bo mu gihugu, Imana itugirire neza, ibambika imbaraga. Mbavuze mu mazina y'abakomeye n'aboroheje ni benshi cyane, ariko ku mutima wanjye na Kristo uduhaye aka kanya ndamupopeye mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndatashya abaturanyi bo muri Kongo, abo twabanye hari Igoma dusenga Imana, abangiriye neza. Imana itugirire neza. Ndatashya ayiwe abagandi twakoranye umurimo w'Imana, Imana ibaho umugisha. Abatanzania twabanye duhuriye mu Rwanda, Imana ibaho umugisha. Abarundi ntibasige, twabagiriyeho umugisha, nabo bajya basenga Imana twumva rigezeyo. Imana ibaho umugisha. Abo muri Afrika y'Epfo, Imana ibagirire neza. Abo twabanye, ababyeyi bariyo, abatugiriye neza. Hari n'umuntu w'umuturanyi uri hariya mu gihugu cy'Amerika, nawe ajya tugira neza, ndetse Imana imuha umugisha. Aka kanya nifuje kubabwira ngo hari byinshi tuzaganira. Data wo mu ijuru abyandike, abisinyire ko tugiye kubohoza abacu barenze imbago, bakomoka umugezi bagashaka kugwa inyuma y'umugezi, kandi batuye aho bagomba gutura, bafite ubwene gihugu, bafite ubuhamya, bafite gutera imbere badatera inyuma, bafite kuyagirana nk'inyenyeri kandi bakazongerwaho n'ubugingo. Nshuti bakundwa rero,
icyubahiro kuri iki kiganiro cano. Turabifuriza gukomera ndetse no gutera intambwe musengera abakozi b'Imana bagikoraho nabo ngo ibashoboze, ibaha imbaraga, ibateza intambwe, be kujya bagenda nari ifuti, be kujya bagenda n'iki, igi bazamura mu mwuka, ariko bafite no kuntu bagenda bajya gukora umurimo mu mpande enye z'igihugu. Imana ibagire neza. Nunkumbura uzampamagara, telefone yanjye nayibabwira. Imana ihabwa icyubahiro, ariko nuyihamagare none hanyine irafunze. Hariho 0788 94 11 16. Nyisubiyemo ni 0788 94 11 16. Nkaba nejejwe no kuvuga ngo Imana ibarinde. Shalom shalom. Tugiye gusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, mu ntashyo mpaye ibihugu byose tutari kumwe, mbahaye intashyo y'indirimbo ya 315 ngo ntitwaherukanaga. Iyo ndirimbo izabera urwibutso ko twaganiriye kuri yicano. Haleluya. Ndongeye ndasenze cyane nsengera ayiwe abanyarwanda n'abanyamahanga n'abazungu n'abo tudahuje ururimi. Imana data wa twese bakore ku mutima icyo basaba gihabwe. Abakobwa bacu, abasore bacu, abagabo bacu, abingo zananiye, abahiritse ingo kubwa karande, Mana nyiri icyubahiro abo ndabasengeye, ndambuye ikiganza ndabasengeye. Abakoresha ayi data nyiri ngabo imirongo migufi, abo ngabo ndabasengeye. Mana data wa twese ubatabare, ntutume bambarira ubusa mu gihugu, ntutume ibyo bishira cyamunara, ahubwo ugende ubibature. Igihugu cyacu giha amahoro kandi ugihirwe rya kabiri. Mana tumenye Imana, sarura rigeze tuzibera muri cya gihugu. Sarura rigeze tumaze imyaka wagennye irenze 110. Ibyo bijya bishoboka gukenya ukubikuyeho. Mana karanda uzikuyeho. Bene wacu bakijijwe, bene wacu bandikishije amazina. Imana ishimwe. Abanyazwa amahoro bayasubiranye. Ndabasengeye Imana ku babyeyi barushye batagira abana. Haleluya. Abo ndabasengeye bumva inyenyeri yo mu ruturuturu nk'uko ijambo ryawe rivuga. Mana ntabwo barenze umugezi ngo babingumba burundu. Ndategetse muri aka kanya reka ubagarukeho. Ndategetse muri risengesho nimba nguhatsweho ugira icyo baremera bakibona uko gatandatu kutaragera. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Shalom shalom shalom.